umva boss utankubita ngakubitiye imifupa nkayifata nkajya kwigusha ku kintu imifupa mfite imifupa oya ni ibintu boss sharakomeye mana yanjye hasi bona bigukoresha shaka rwose urabona nakora umugore wanjye boss naho uje aha cyane umuntu gusuriza navuze yes wapi mani ntabwo byaba bigikunze none se uko naguhamagaye ukanga kumfata oya nimba imodoka yaragupfiriyeho ibyo ngibyo bari kuza kubimbwira pana kuza kumpamagara ngo ntabwo uhamagara ukanga gufata fone ibyo bintu ntabwo mbikunda ikiraka nagiye abandi bagikeneye pe imodoka igupfiraho na fone ikagupfiraho iyo umpamagara byari kuba iyo umpamagara nari kubimenya nkumva impamvu yawe so please windiranje mani boy we boy ngwino hano kiravuva ibyo basha yarayo iyo ibyo wataye basi sorry boss nagutwaye iki dukunze imbabazi nagutwaye iki ko nukumbe nyinjije boss ndakubwiye ngo sorry byari ikintu ntari kumva neza amafaranga yahaje nsubize wanyu mu cyaro ngenda kubwira muhamagaye inshuro zingahe simwe gusa muhamagaye inshuro zingahe shukuru bundi ngwino nkubwira kandi mva inshuro zingahe wacucu boss nimba waramembeye kunkubitanye narakitahi mbasha singana nkabo je muhamagaro nkimwe uhituhagera uretse ko mbona wambaye umudigi nasanga zo mu cyaro ziriko zifite ikidigi biga byagenda nambaye umudigi ntabwo ari umudigi ubwo ni umudigi boy shaka usubira mu cyaro nagera ko nagera mukubeze reka mubye simubeshye urakazi ungana nk'izahene zo mu cyaro zashoboye urushyo ngubise ku munsi umwe nayendo nabikwereka boy ukumbuye kurya ibijumba hari umunsi natabirya se ya mbwa yawe ikarya inyama ntanataye wari guhera aka kanya ndakwirukanye ntabwo nataha indaya ngendo ntabwo nataha usigaye umenyera ntabwo nataha mabuja narubwo yabyemera nakubwiye ngo utahe ngo ntabwo wataha mabuja maze yanama hano ni kwande ni kwa bosi ariko naje mabuja uruzuye mu mutwe wawe mabuja ndinde ndavuze hano ndinde mabuja yarama mabuja yagize ute yaraguhaye yamaye ibiryo biryoshye mabuja yagize ute yamaye ibiryo biryoshye ndi mabuja sazi guteka bite byawe ni byiza hano ndi iki hano hano ndi iki muri nurugo uri boss ndi boss wawe ndavuze ngo fata twatahe boss ntabwo ndavuze ngo taha ntabwo niko shaka nakubwiye ngo taha umva boss utankubita ngakubitiye imifupa nkayifata nkajya kwigusha ku kintu imifupa mfite imifupa oya ni ibintu uri kumva ibikiza wakunurira ntange ngakunurira boss boss ko mbona urutwa n'uyu mugabo warasi sha buna ubundi ndavuze ngo nguna mawe yaragowe sha naramupfubita nabwo yarapfubita unyambuye ubusa urenzaho n'ijambo gati ukundutwa n'uyu mugabo wo hasi sha mabuja waramwishe rwose nubwo namupfubita nabwo yapfubita umugore wanjye boss naho uje aha cyane umuntu gusuriza navuze ndakwica ujya kunyica ubona ujya kunyica Ganze nujya kuna kwibwira mabuja Garuka. Garuka.
ndashaka kumenya ndi umugabo muri urugo ndi umukozi ndiki Urange bani. izi mbaraga wasikuye mu muceri wanjye jyana amazi muri dushe jyaba nukuza umukozi nkamukura mu cyaro namugeze ikigaragara ndusha imbaraga abakozi turi kugaburira n'imiceri bazatwicira ndebera no kwimana ako kijya na madamu wanjye hano nta ikintu wabona wakiva bose nta n'idolari iki nimba ari igiki gikora ibiki none ko kuba abanyacyaro si ikibazo ni ikibazo nubwo atari ikibazo kwibe munyacyaro ariko iki ni igiki hano harifungikira kamera sha kamera ibintu by'abakene ntiwamenye nk'iki ngiki wasanga ubu bama amafaranga usanga nka kubundi wakamenya nkamwe ubu kazungu ni yaba amafaranga bamudije hano ni aba niyo yama igihumbi kinakiri na yafashe nakibye ngewe musamariya none nihanyirukana mabuja yata nawe amwica ukajya asa n'ibikabo mbireba bikinjira hano mbireba God have mercy upon us. Boy. Boy. Vongera nawe nkubita muri nawe. Vongera nawe nkubita so wara butike nawe. Reka ni inshuti yawe. Inshuti yawe nta kibazo. Simbizi se ukuntu nkubita. Ntabwo nakubita boy. Tuzenye tuzi. Sasa rero. Si ubu umuntu w'umugabo tuganira. Nasi umuntu umuntu w'imbwa. Ngewe ujya ubona mboke nka yambwa yawe. Uke ntari kumwereka. Sura umuntu w'umugabo se. Sasa ndi umuntu w'umugabo sindi imbwa. Wa mugabo we mva mugiye. Tujye kuganira nk'abantu b'abagabo. Ibyo turabyumvikana. Hariya rero nzanye umugore. Nzanye umugore. Araba ari mabuja. Ujya mabuja. wapita umugore. Umugore. Wende kuvuga ngo nyarukira kuri botike urumva? Urama. Unguriye predance. Ndazana ebyiri harimo iyanjye. Ujya. Nusu turasangira nsangira nawe. Urama. Kuva ryari dusangira? Urama. Ndagwikise. Wende kuvuga ngo nyarukira kuri botike urumva? Uzane predance. None uwo mugore ni nama. Ndakugurira akantu sha. Ndabibwira mabuja. Ukuvuga ngo njira kuri botike uzane predance muri byo nkora ngurira akantu. Hari ikindi? Ariko boss nawe uri ikiraya rwose. Kuko bazajya gukina porno karizo zakubera. Boy. Sindi boss wawe. Oye uri boss. Sinakwirukana. Fata amafaranga ujye kungurira predance. Predance zigaye kuri 5,000. Bitanu kwandise. Kwaka hari haruguru kwa Negeye Imana. Akifite nice mu muntu ahita kamaha amata yo kugura. None se sura cyangwa bya bintu. Nenda kubwiye ngo ngari kamubwiye. Ushaka ngahe? Kandi nkubwiye ko igura 5. Niye mugurira agaki ujye kuyinzanira. Ngiye nta kintu cyawe nshaka igura 5. Nubwo bakita predance bahita umupuri. Nakujye gukubita umupuri. Uzajya umenya ururimi. Siko nakukuye mu cyaro uri umwana mwiza urya ibijumba wiryamira ku mahoro ukabashyogozanya nanjye. Ibintu bya predance bimenye ute? Predance bayikubitisha umupuri. Ngareka nkwereke basi. 5 bigujye kuyinzanira. 5. Okay. 5. Nyarukira kwa kazungu babwiye bane kuri kode nashyizeho. Ndakubwiye ngo genda ugende ubwiye mu rokore. Amafaranga nashyigiye kuyashyira kuri phone aguhereza utuntu tubiri. Utuza ndeba sibyo? Nta kibazo. Nyaruka. Harimo 5. Wiki? Harimo 5. Ndakugura akantu. Wiki gikoze wagikubitana umwana ra? Cyana gusabeho kibiri kigurike.
naho ni kuri tunyosha kandi ibintu by'ibipfungu harashe bagusha urakoze kimwe nyine we nako ubusohotse ugata ntabwo nasohoka nyine umva mubwira njye basi muto mwiza hari ibintu ugiye gukora sisubize ngiye guteka ahubwo ukajya guteka sohoka boss ni uri nakaru Sharakomeye mana yanjye hasi. Bona bigukoresha. Shano. Ako wambona ibintu. Shamani waza yukorera ubuntu gusa. Igo kibazo rwose. Ahubwo nje nanjye nkunda abantu nk'amwe. Nawe wankunze. Bose nakunze soko. Tose ara hose nzahaguha. Jewe. Igipo cyose nakiguha. Nanjye no kuri kwimana. Okay. Twongere. Twongere. Ako se madame atazi sibyo ko ubutaha nzaguhamagara kuri phone nta kibazo. boss yarazi ko nta wundi funguzo mfite bandufite ubwo ikigiye gukora ni ukureba ibintu barimo ni ukubireba. kureba cyane kuro boss uri umutinganyi ahubwo nawe ngwino tuguhe ndagaswira kano kano ka boy man aza atunzanye kaga papa kari wewe kinyira hejuru mana amabere we yapfutse ino komeza bayitange bicaye mama zashira kuri stat yanjye usanga bari kapisi no bore rero. Okay uje kwiga nyine nk'isanzwe umamagara Jesus. shaho uje neza mama waza nyimeze nk'umuntu uri kunshaka nyine ndaza turaza kwigutumira cyose Eva mana. Boss ndamukubita boss igikugusha bro igikugusha banera ntabwo imwe kabiri gatatu ahubwo nawe ngwino tuguhe